Ndagusuje nkwifuriza amahoro y'Imana we tubana umunsi ku munsi ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV. Reka nkwifurize amahoro n'imigisha we wakanze kuri subscribe nawe ugiye kwakanda kugira ngo wiyandikishe ku muryango wacu mugari wa Ben Kwizera TV. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi igume kukugirira neza muri byose. Tugarutse mu kiganiro cya Gospel Talk aho tuje kubanyuriramo zimwe mu ntambwe zo guhindukirira Imana cyangwa intambwe zo kugaruka ku Mana, ndetse dusoze iki kiganiro tubabwira ibintu bishobora gusubiza inyuma umukiranutsi. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Reka rero tugarukiye mu ntambwe zo guhindukirira Imana tudatinze. Intambwe ya mbere ni ukwemera ko uri umunyabyaha. Umenya kandi wemera ko wakoze ibyaha kandi ukeneye imbabazi z'Imana. Wamaze kwemera ko uri umunyabyaha, ushobora kwifashisha Baroma ibice 3:23. Haranditse ngo kuko bose bakoze ibyaha bakaba baratakaje ubwiza bw'Imana. Urumva ko icyaha rero ni ikintu kinini cyane, ariko ubwo twabonye intambwe zo kukinesha umuntu akagarukira Imana, bigiye kudufasha cyane muri uru rugendo rw'umwuka kugira ngo tuzarusoze amahoro. Indi ngero twakwifashisha ni muri Zaburi 51:3 kugera ku murongo wa 4. Handitse ngo Dawidi yemera icyaha cye nyuma yo gukora ibibi. Nzi neza ibicumuro byanjye kandi ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka ryose. Intambwe ya kabiri tudatinze ni ukwihana cyangwa guhindura umutima. Kwigaya by'ukuri ibyaha wakoze no kugira icyemezo cyo kubireka. Muri make ugafata umwanzuro wo kwihana kandi ukihanira kureka. Mbese ukihana umaramaje, ukareba imbere utazongera gusubira inyuma. Dushobora kwifashisha nanone ingero zo muri Bibiliya mu Byakozwe n'Intumwa 3:19. Haranditse ngo nimwihane muhindukire kugira ngo ibyaha byanyu bisibanganywe. Nanone dushobora kwifashisha Luka 15:17 kugera kuri 20. Handitse ngo umwana w'ikirara yigaye agaruka kwa se amwakirana urukundo. Iyo ni intambwe ya kabiri rero. Noneho intambwe ya gatatu ni ukwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe, cyangwa kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Kwemera ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe ndetse n'ibicumuro byawe kandi akababarira uwo wese umwizera, cyangwa uwo ari we wese umwizera. Dushobora kubisanga muri Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urundi rugero dushobora kwifashisha no ku ntambwe yo kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi ni mu Baroma ibice 10:9, aho havuga ngo niwemera Yesu mu kanwa kawe ko ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye. Muri make izi ni zo ngero dushobora kwifashisha zigufasha kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Intambwe ya kane tudatinze ni ugusenga usaba Imana imbabazi cyangwa kwicuza ibyaha, ukemera ibyaha wakoze kugira ngo Imana ikubabarire. Kubwira Imana wivuye inyuma ko wihana kandi wifuza kubabarirwa, kandi ugasaba Imana no kubabarirwa no kwihanira kureka. Ushobora kwifashisha nanone ingero zo muri Yohana 1:1-9. Nidusubiza ibyaha byacu ni indahemuka kandi ni umukiranutsi azatubabarira ibyaha byacu. Nanone muri Zaburi 32:5 naho haranditse ngo namenye ko ibicumuro byanjye sinapfubya gukingira ubugome bwanjye. Namenyeho ibicumuro byanjye sinapfubya gukingira ubugome bwanjye. Intambwe ya gatanu ni ukwemera ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Kwemera ubuzima bushya muri Kristo Yesu, kuba umuntu mushya wirinze ubuzima bwa kera bwuzuyemo ibyaha, ugatangira urugendo rushya rw'ubukristo, ugatangira urugendo rushya rwo gukorera Imana cyangwa kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ugatangira kumwizera, kumukora ndetse no kumukiranukira.
aho dushobora kwifashisha Abakorinto ba kabiri 5:17 wanditse ngo umuntu wese uri muri Kristo aba abaye icyaremwe gishya. Mu Baroma nabo none 6:4 haranditse ngo kugira ngo natwe tugendere mu bugingo bushya. Muri make hano kuri intambwe ya 5 ni ukuvuga ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu cyangwa wemeye ko Yesu aba umwami n'umukiza we, agatangira ubuzima bushya bwo gukizwa, Imana imuhindura icyaremwe gishya. Ibya kera Imana irabyibagirwa ikongera ikagutangirira paje nshya y'ubuzima bushyashya utangiye. Intambwe ya 6 ni ugusoma no kwiga ijambo ry'Imana. Kugira umuco wo gusoma Bibiliya buri munsi kugira ngo ukure mu kwizera cyangwa kugira ngo ukure mu buzima bw'umwuka. Dushobora kwifashisha ingero za Zaburi 119 105 handitse ngo ijambo ryawe ni itara ry'ibirenge byanjye, ni umucyo w'inzira yanjye. Nanone dushobora kwifashisha urundi rugero ruri muri Timoteyo wa 2:3:16 tugeze kuri 17 handitse ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro mu kwigisha no gucyaha. Intambwe ya 7 ni ugusenga buri munsi cyangwa gusenga ubudasiba, ugahozaho ugasenga amanywa ndetse na nijoro, ntugire ikiruhuko mu gusenga, kuko nta umuntu umukristo ahora mu bihe byo gusenga. Gushyikirana n'Imana binyuze mu isengesho buri munsi, uyishimira, uyibwira ibiri ku mutima wawe, ukanayisaba kukuyobora. Ushobora kwifashisha urugero ruri mu Batesalonike ba mbere 5:17 handitse ngo musenge mutaruhuka. Luka nanone 11:1 kugera kuri 4 handitse ngo Yesu yigisha abigisha be uko basenga, ko yababwiye ngo mujye musenga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina rye ryubahe, ubwami bwe buze, dushaka bibaho mu isi nk'uko biba mu ijuru, de none ibyo kurya byacu by'umunsi. Agakomeza abigisha gusenga nk'uko iri sengesho ribivuga. Intambwe ya 8 ni ukujya mu muryango w'abemera cyangwa kujya mu itorero, gutangira kugira urugendo rwo gutangira kwinjira mu itorero, ugatangira gusabana n'abakristo n'abantu bamenye Imana n'abantu bagutanze muri ibintu by'agakiza, ukagira muri makeya cyangwa tubivuze neza itorero ubarizwamo, kwifatanya n'abandi bakristo kugira ngo mukomezanye uru rugendo rwo kujya mu ijuru, musabirane kandi mwigire hamwe ndetse munagirane inama mu by'uru rugendo, mujye munahugurana. Urugero twakwifashisha ni mu Baheburayo 10:24 kugera kuri 25 haranditse ngo tugire icyo dukorerana kugira ngo duterane inkunga, ntitwibagirwe guteranira hamwe. Byakozwe n'intumwa nanone 2:42 haranditse ngo abakristo ba mbere bahoraga kumwe, dukomeje abakristo ba mbere uko bahoraga basenga, uko bahoraga basabirana, uko bahoraga bavuga ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Intambwe rero ni nyinshi, kwizera ubutumwa bwiza nayo n'indi ntambwe, ukemera ko ijambo ry'Imana rishobora kugufasha mu ntambwe y'uru rugendo, ukemera ko ijambo ry'Imana rikuyobora muri iyi nzira, ukwizera ko urupfu n'izuka rya Yesu bihagije ku buzima bwawe, ukemera ubutumwa bwiza bwa Kristo, ijambo ry'Imana icyo bivuga ukabyemera. Aho dushobora kwifashisha Abaroma ba mbere 10:16 kuko ntitinya ubutumwa bwiza kuko ari imbaraga z'Imana zizana agakiza. Nanone mu Bakorinto ba mbere 15:3 kugera ku 4 haranditse ngo Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byanditswe. Kwizera ubutumwa bwiza rero nanone ni bimwe mu byagufasha kugira imbaraga mu by'uru rugendo. Nanone ni zimwe mu ntambwe zo guhindukirira Imana. Ikindi ni ukwatura ukwemera kwawe, kuvuga wemera Yesu ku mugaragaro no kubaho ubuzima bumuhesha icyubahiro.
dushobora kwifashisha nanone muri Luka 12:8 havuga ngo unyemera imbere y'abantu nanjye nzamwemera imbere y'Imana. Ugahamya Imana aho uri hose, abantu bakubona utaranavuga bakakubonamo Imana, bakakubonamo umwuka w'Imana, bakakubona ko utandukanye n'abandi bantu bose. Aho mu Baroma nanone 10:10 handitse ngo kandi umuntu atangaza ibyo yemera akababarirwa. Kandi umuntu utangaza cyangwa atangaza ibyo yemera akababarirwa ibyaha ndetse n'ibicumuro. Indi ntambwe nanone ni ugukizwa no kwakira ubugingo buhoraho. Iyo wemeye Yesu uba umuhamya w'ukuri kandi uhabwa ubugingo. Muri Yohana 1:12 habivuga neza, aravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Muri make, gukizwa no kwakira ubugingo buhoraho nanone ukemera Yesu ukakira ubundi bugingo, ahita aguha ubushobozi bwo kwitwa umwana we kandi akagushyira mu biganza bye, akakubumbatira. Muri Yohana nanone 5:24 haranditse ngo ufite ubugingo buhoraho ntazacirwaho iteka. Iyindi ntambwe nanone ni ukwiyegurira Imana, gutangira kubaho ubuzima bushya buyobowe n'Imana, ukemera ko Imana ari yo ikuyobora muri byose, ukabanza Imana mu buzima bwawe muri byose, ukemera ko Imana ari yo igena byose, ukabanza Imana, ukiyegurira Imana, ukagisha Imana inama, ukagisha Imana inzira muri byose, kugira ngo Imana abe ari yo ikuyobora kandi Imana abe ari yo ikurengera. Dushobora kwifashisha Abaroma 12:1 handitse ngo mutange imibiri yanyu ibe igitambo kizima. Indi ntambwe nanone tudatinze ni ukugendera mu mwuka wera. Muri make ni ukureka gukurikira irari ry'umubiri, ahubwo ukagendererwa n'umwuka. Nturarikire ibyo kamere ishaka cyangwa nturarikire ibyo umutima wawe ushaka, ahubwo ukemerera mwuka wera akakuyobora. Mu Bagalatiya 5:16 niho havuga ngo nuko ndababwira nti mugendere mu mwuka. Nanone Abaroma 8:14 haranditse ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Izo ni intambwe nyinshi rero zifasha umukiranutsi muri uru rugendo. Reka dusoze tubabwira intambwe za nyuma kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire cyane. Iyi ntambwe tugiye gusorezaho ni intambwe 3. Indi ni ukujya mu rusengero cyangwa mu itsinda ry'abizera, ukabana nabo, ukajya ubarizwa mu itsinda ry'abasenga, ukajya ubana ubuzima bwa gikristo bukura neza mu muryango w'iyobokamana, ukagira abantu bagufasha gukura mu buryo bw'umwuka. Indi ntambwe ni ukubwiriza abandi ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu umuririmbyi umwe yaririmbye ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe ngo uzahamye mu bandi ngo ibyo yagukoreye, ngo usabe n'Imana ibahishurire Yesu bahabwe ubwo bugingo wahawe nawe. Muri make ni uguhamya icyo Yesu yakoze kuri wowe no gutanga ubuhamya bwawe ku bandi. Muri Matayo 28:19-20 handitse ngo nimugende muhindure amahanga yose abigishwa. Nanone Petero 1:3-15 haranditse ngo mube mwiteguye gusubiza umuntu wese ubabaza impamvu y'ibyiringiro mufite. Reka dusoreze kuri iyi ntambwe ya nyuma, gukomeza kwihangana no kwizera mu bigeragezo. Iyi ni intambwe ikomeye cyane. Abakristo benshi bakunda gutsindwa cyangwa bakananizwa cyangwa bakananirwa bagacika intege bakiri mu nzira z'uru rugendo, ariko gukomeza kwihangana no kwizera mu bigeragezo ni intambwe ikomeye cyane. Ingero twakwifashisha ni Yakobo 1:2-4 haranditse ngo mubifate nk'ibyishimo igihe muhura n'ibigeragezo byinshi. Nanone mu Baroma 5:3-4 haranditse ngo ibigeragezo bidutoza kwihangana
kuzana kurushaho kuba inyangamugayo. Izi ntambwe rero nizo twabanyuriyemo, kandi ni intambwe umukiranutsi yakwifashisha mu by'uru rugendo, zikamuhindura, zikamugira undi muntu, zikamugarura ku Mana, akongera akagira ubusabane bukomeye n'Imana, Imana ikamugirira neza. Muri make rero Imana itureba ku mutima, kandi intambwe y'ingenzi cyane ni ukwizera Yesu Kristo no kwiyegurira Imana mu kuri no mu mwuka. Niyo ntambwe ikomeye cyane twasorezaho, kandi tubahaye umukoro wo kuvuga ngo namwe muzadushakire izindi ntambwe, kandi muzagenda muzandike muri komanteri. Imana ibahe umugisha rero, kandi igume kubagirira neza, ibagure muri byose, igume kubagura mu buryo bw'umwuka cyane nk'uko natwe tubafasha kwaguka mu buryo bw'umwuka, kandi bagire neza uko bwije n'uko bukeye. Turabakunda, gusa Imana ibakunda kurushaho. Murakoze cyane.